wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge, mbayeho ngo mpore ngushyira hejuru. Imana yungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu.